imamwiza akanakurikiza ijambo babwiye igihe cyose azitwa bawe babane nawe. Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatandatu mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Turakomeza kuzirikana ivanjiri mu mutwe wa gatanu uko yanditswe na Matayo, ariko reka tugende tureba amasomo y'iki cyumweru. Ni amasomo meza cyane kandi atugera ku mutima. Murabona mu gitabo mu isomo rya mbere twabonye mu gitabo twarisanze isomo rya mbere mu gitabo cya mwene Siraki, batubwira ngo nubishaka uzakurikiza amategeko, ukorana umurava kandi ukorana umurava igishimisha Imana. Bavandimwe, ngo nubishaka, nta muntu n'umwe muri twe Imana ishyiraho agahato. Imana itwakira mu bwigenge bwacu kandi ishaka ko natwe tuyakira mu bwigenge bwacu. Nubishaka uzakurikiza amategeko, kandi ukorana umurava igishimisha Uhoraho. Ntugire ngo nimba ugenda wigononwa mu gukora iby'Imana, ntabwo rwose ari byo, kuko Imana icyo ishaka ni ituro ry'ubwigenge bwawe. Maze ikintu cyanshimishije nuko isomo rya mbere rirangira rwose ritubwira ibintu bishimishije cyane, riti ntawo uw'Imana yigeze itegeka kuba umuhakanyi, kandi ngo nta n'uwigezeho uburenganzira bwo gucumura. Abahakanyi barahari, ariko abahakanyi babi cyane ni ba bahakanyi bakorera ubuhakanyi bwabo muri kiliziya imbere, kandi abo bantu bashegesha kiliziya. Abo bantu bashegesha imiryango y'ab'Imana, imiryango y'abihaye Imana, kuko mu by'ukuri barahakanye, n'abahakanyi ariko ntabwo bigeze bajya gukorera ubuhakanyi bwabo hanze, ahubwo bashaka kubukorera imbere nyine, bayobya abantu, babamerera nabi, baberera imbuto mbi. Ibyo byose ariko tubyibuke, ntawe Imana yigeze itegeka kuba umuhakanyi, nta n'uwo yigeze itegeka iha uburenganzira bwo gucumura. Twese turwanya icyaha, kandi kubera ko turi mu muryango umwe, dukusanya imbaraga, dushyira imbaraga hamwe kugira ngo turwanye icyaha, kuko ucumura wese nta burenganzira aba afite ku Mana. Ucumura wese aba yitandukanyije n'Imana. Ariko niturwanya icyaha twese dufatanyije, byanze bikunze nyine n'Imana yacu izatugoboka, iduhe imbaraga dukeneye kugira ngo dukomeze urugendo. Mu isomo rya mbere rero, mu by'ukuri ibyo bintu uko ari bibiri, ubwigenge bwo gushakashaka Imana, ubwigenge bwo kuyikorera tubikuye ku mutima, kandi tukumva yuko tugomba gushyira hamwe imbaraga zose kugira ngo turwanye icyaha, turwanye ubuhakanyi, bityo Imana yongere yigarurire imitima ya benshi, kandi yitera imbaraga zo kujya mbere no kubaka ubuvandimwe koko bukomeye kandi bwera imbuto abantu bose bashobora kubona. Bavandimwe rero, nk'uko umuririmbyi wa Zaburi yabivuze, natwe turirimbe iriya Zaburi yo kuzirikana tuvuga tuti hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo, bagakurikiza ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana twararihawe, twarishyiriwe mu mitima n'Imana yacu. Nicyo gituma nkunda kubigarukaho kenshi, mbabwira nti dukunde ijambo ry'Imana, turisangire. Yego birumvikana, abantu barambwira ngo za mega zirahenda, internet, ariko ikintu kinsetsa nuko abantu babura mega zijya kumva ijambo ry'Imana, ariko bakabona mega zo kujya kureba imiziki,
kureba iby'amangambure byo muri YouTube n'ibindi byose, ariko ijambo ry'Imana wapi. None ubwo tubyifatemo dute? Turebe, kuko ni mu bwigenge bwacu tugomba no gukora icyo twumva koko kituganisha ku Mana, kuko nimba imbere yacu hari ikibi, hari icyiza, imbere y'Imana hari umuriro, hari n'amazi, ngo aho uganisha ikiganza ni wowe ugomba kuhahitamo, kuko Imana yaguhaye ubwigenge kugira ngo uhitemo. Duhitemo rero ibinezeza Imana, ibihesha icyubahiro, kandi ibihesha icyubahiro Imana bihesha n'icyubahiro muntu, bigahesha n'icyubahiro abo Imana ikunda. Ni naho tugeze nyine mu isomo rya kabiri mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, avuga ati, mwebweho mumaze kugira agatambwe mutera mu ijambo ry'Imana, reka mbabwire iby'ubuhanga. Bavandimwe, iyi message irakomeye. Murabona, mwebwe mufite aho mumaze kugera, reka mbabwire ibijyanye n'ubuhanga. Ariko ntabwo ari bwa buhanga bw'isi bavandimwe. Ubuhanga bw'isi ntabwo nta hantu bwatugeza, ahubwo ubuhanga bw'Imana nibwo Pawulo mutagatifu arimo atubwira, kandi akongeraho ati, ubwo buhanga ni ibanga ryahishwe mbere, ryazigamiwe twebwe kubera nyine ikuzo ryacu. Iryo banga rero ryose rigaragarira mu mwana w'Imana Yezu Kristu, wigize umuntu kandi akaza kubana natwe, agatura muri twe, agatura mu mitima yacu, ngo icyo ijisho ritabonye, icyo ugutwi kutumvise, n'ikitigeze kizamuka mu mutima wa muntu, ibyo nibyo Imana yahishuriye ikazigamira abayikunda. Muvandimwe, ibyo byose hari Imana ikuzigamiye, niba utanabibona ubu ngubu, ariko igihe kizagera ubimenye, ubibone, kuko hari iby'Imana ikuzigamiye nk'ibanga, kubera ikuzo ryawe. Kandi ikuzo ry'Imana ni abantu bariho, ni abantu bayishakashaka, ni abantu bari mu rugendo ruyigana. Abo twese turi ikuzo ry'Imana, kuko twamenye aho twerekeza ikiganza cyacu, tukarekeza ku mazi y'ubugingo, y'amazi y'ubugingo ahora avubuka, kugira ngo adususurutse kandi aduhe imbaraga nshya zo gukurikira Imana. Maze rero bavandimwe, iryo banga ngo ntabwo abagenga b'iyi si barimenya, kuko iyo baza kurimenya ntabwo baba barabambye umwami w'ikuzo. Ibi nabyo birakomeye. Abagenga b'isi ni bande? Barahari, ariko abo bagenga b'isi nta nubwo bayobotse Kristu abenshi. Twebwe rero twaramuyobotse, kandi ayo magabanga yose yahishuriwe abaciye bugufi. Kwa Padiri Mawuri duciye bugufi, duce bugufi kuko dutuwemo n'Imana. Muri Kiliziya duce bugufi kugira ngo ayo mabanga y'Imana yongere aduhishurirwe, kandi koko twabitangarijwe. Ibyo byose bihishurirwa abantu bose bakunda Imana, abantu bose Imana ikunda nabo bakayikundira. Maze rero no mu Ivanjiri twabonye ibintu byiza nabyo byagiye bidushimisha, bidutera akanyamuneza. Nahoze mbivuga mu ntangiriro, Yezu yari ku musozi, tugeze ni meditation ya gatatu kuri iyi Ivanjiri, yo umutwe wa 5 w'Ivanjiri ya Matayo, guhera ku cyumweru, mu byumweru bibiri bishize twakomeze tuzirikana iyi Ivanjiri, n'uyu munsi twayizirikanye. Ivanjiri ndende, ngira ngo muze kugenda mufate mu ntoki, mu miryango yanyu, mu rugo, nimumara kurangiza gahunda zo ku cyumweru, mwicare muyisangire, muyisome, buri wese ayisomere mugenzi we, kugira ngo twese tugire icyo dukuramo, kandi cyatugirira nyine akamaro mu rugendo rwacu rugana Imana. Ntabwo navuga ibintu byose biri muri iyi Ivanjiri, kuko ntabwo twabona igihe, ariko nagira ngo ngaruke ku bintu bitatu
ibintu bitatu Yesu yavuze kandi bishobora kutugirira akamaro natwe bikanaduhwitura mu rugendo turimo. Nimba ubutungane bwanyu butarenze budasumba ubw'abafarisayi n'abigisha amategeko, ntabwo muzinjira mu ngoma y'Imana. Abigisha amategeko bari abantu bakomeye, kandi abantu koko bakoraga ibijyanye ibyo Imana yabasabaga, Imana ya Isirayeli, ariko kenshi na kenshi babikoraga nyine by'inyuma gusa, cyane cyane kugira ngo abantu babarebe, abantu babakomera amashyi. Muvandimwe, nta kintu na kimwe dukorera Imana kugira ngo abantu badukomere amashyi cyangwa baturate cyangwa ngo twivuge imyato mu bintu runaka. Twese nimba ikintu ukoreye Imana kitakuvuye ku mutima, cyihorere kuko nta kintu cyaba kimaze. Nimba ubuyoboke bwanyu, nimba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abafarisayi n'abigisha amategeko, ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana. Niko Yesu arimo atubwira. Ni kenshi na kenshi usanga abantu bigaragaza nk'abazi Imana, nk'abantu rimwe na rimwe bakanigisha bigakomera, ariko mu mutima wabo nta kigenda. Umutima wawe umeze ute muvandi? Umutima wawe koko waragiye ukorwaho n'ijambo ry'Imana, wumva ko ntacyo uri cyo, ahubwo ko Imana igomba kuba ariyo ifite umwanya wa mbere? Abafarisayi rero n'abigisha amategeko bari abantu bakomeye mu idini bakomeye mu idini, ariko kenshi na kenshi ibyo bakoze byose kandi babikorera Imana, ahubwo ugasanga nibo babikoreye bo ubwabo. Twebwe ni nayo revolution y'ivanjiri, ibyo dukorera Imana kenshi na kenshi ntibinabagaragara, ahubwo biguma mu ibanga, ariko abo byagezeho bikabaha ubuzima, bikabaha umwidegembyo, bikabaha ibyishimo bituruka ku Mana. Twibaze rero, ntabwo aho ntitwaba tujya mu butumwa kugira ngo baturebe, aho ntitwaba tugenda tunegereje amashapure kandi mu by'ukuri tutareka gushapure duhindure. Ntiwasanga tugendana mu Bibiliya mu kwaha kandi mu by'ukuri tutareka ngo ijambo ry'Imana turihindure, ahubwo dushaka ko ijambo ry'Imana ryaza rigakaresa n'ubugome bwacu cyangwa ububi bwacu. Nabyo byabaho. Tureke rero Roho Mutagatifu adufashe, maze ubuyoboke bwacu busumbe kure ubw'abafarisayi, kuko niho revolution y'ijambo ry'Imana, revolution y'ivanjiri izagaragarira buri muntu wese. Icya kabiri nagira ngo dusangire muri iyi vanjiri ni amategeko. Yesu yaravuze ati, ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyuzuza. Amategeko Yesu yujuje aba mu mutima w'umuntu, kandi umutima utuwemo n'amategeko y'Imana ni umutima unezerewe, ni umutima wishimye, ni umutima kandi ugerageza kwerekana inyuma ibiwurimo byiza by'Imana. Ayo mategeko rero, nimba adusukuye umutima tukayashyiraho umutima, byanze bikunze n'abantu bazabona ko turi abantu b'Imana. Yesu aravuga ati ngo ushobora kudasambana ariko ukaba wasambanye mu mutima, ushobora kutica ariko ukaba wishe mu mutima wawe. Umutima rero igihe urimo koko wahinduwe n'ijambo ry'Imana, ugahindurwa n'amategeko yayo, byanze bikunze ibintu bigenda neza. Uko rero nuko Yesu yuzuza amategeko, akora ku buryo bwose abamuyobotse bashyira umutima ku mategeko y'Imana, kandi bayashyiraho umutima bakagira ubwigenge baganisha ku Mana. Ngiyo iyindi revolution y'ivanjiri. Ntabwo ari amategeko yo kuyamenya no kuyambara mu gituza gusa, ahubwo ni amategeko yamanutse mu mutima, hanyuma agatuma umuntu ahinduka ukundi, nk'uko umwana w'Imana nyine Yesu Kristo yahindutse ukundi igihe yari ari imbere y'abariya abantu twigeze kubona ku musozi. Icya gatatu nari nacyo cya nyuma dusangira muri iri vanjiri, ni uko yego yanyu ibe yego na oya yanyu ibe oya, ibindi biva kuri Sekibi. Bavandimwe, hari abakristu buzuzamo amagambo abandi, kandi kenshi ayo magambo ntabwo ari amagambo y'Imana, ntabwo ari amagambo y'ukuri. Kuki twakuzuzamo amagambo abandi?
hari abakirisitu ndetse n'abakambari usanga bisobanuye cyane bigatinda, bisobanuye ndetse na rimwe bashaka kuba abere kugeza babaye abere, nubwo kuki umuntu yakwisobanura. Burya niba yego yawe atari yego yawe ikaba oya, uracyafite urugendo runini cyane mu ntuze mu rugendo rugana Imana. Kenshi na kenshi usanga abantu bagiye muri za diplomasi z'amafuti, bishyizemo uburyarya, imvugo imeze ukuntu. Ibyo byose ni ibintu bitajyanye namba n'ubukristo. Buri wese yibaze bavandimwe, ese ubukristo bwanjye buhagaze he? Ese ntiwasanga naruzuwemo uburyarya bw'akarimi keza gusa, nuzuzamo abantu amagambo ariko mu by'ukuri atanamvuye ku mutima? Ibyo byose bivuye kuri Sekibi. Yego yawe ni yego, oya yawe ni oya, ibindi byose ni bure. Maze rero bavandimwe, dufatanye duhereye kuri izi nyigisho zo mu ivanjiri, twumve yuko ubuyoboke bwacu, ubutungane bwacu bugomba gusumba ubw'abafarisayo igihe cyose ibyo dukoze dukorera Imana tubishyiraho umutima. Hanyuma amategeko y'Imana tureke ature mu mutima wacu, kandi atume koko tugenda duhamije ibirindiro muri Kristo, kandi oya yacu ibe oya, yego yacu ibe yego, bityo tubashe nyine kwerekana ukuri kw'Imana kudutuyemo. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.